Guys, nongeye kuguha ikaze rero kuri The Truth Inside. Rero ni nk'ibisanzwe wowe ubarizwa hirya no hino, waba uri muri Leta Zunze za Amerika cyangwa se uri muri Asia cyangwa muri Europe cyangwa muri Afrika ndetse no muri East Africa hose mu bihugu bigiye by'abaturanyi bigiye bitandukanye. Turabifuriza amahoro n'imigisha kabisa atangwa no Witeka, akomeza abane namwe aho muherereye mwebwe n'imiryango yanyu. Nongeye kukubwira rero kuri kumwe na wa musore ari we Bahati Chris kuri The Truth Inside. Nanakwibutsa gukora subscribe nkuko bikwiye kabisa, ukanadusigira na like umaze kuwatchinga this videos, ndetse ukanaduhereza comment kugira tubashe twumva bimwe mu bitekerezo byawe. Rero yuko nkubwira ibindi tugiye gukurikiza muri kano kanya, nashaka kukubwira ati ikaze muri showbiz yacu uno munsi. Guys, ibintu byari umuriro kabisa ku munsi w'ejo, dore ko nkuko nkomeje rero kubikubwira kabisa ko muri arena hakubise huzuye, ariko ayo makuru ntago ariyo tugiye kwita duheraho muri kano kanya. Ndashaka kugira ngo nkubwire yuko mbere yuko Prince Kid afungurwa kabisa, muzi ibyagiye biba hirya no hino kabisa, amagambo yaravuzwe kuri social media, ku nkuta nkoranyambaga hose bigenda byagiye bisakaraho, bagenda bavuga amagambo menshi cyane, bavuga kuri uno musore Prince Kid, umwe mu bantu bari bahagarariye iri tsinda cyangwa se ibingibi byo ko gutora Miss Rwanda buri mwaka ingaruka mwaka. Byagerewe bimuvugaho cyane dore ko amagambo yagiye ahwihwiswa hirya no hino ku nkuta nkoranyambaga, avuga yuko abantu benshi cyangwa se bamwe mu bakobwa bitabiriye rino rushanwa, bamwe batangiye kujya basora amwe mu magambo bavuga ati ngo hari ibanga cyangwa se hari katabicamo, nta gushaka gutwara ikamba cyangwa se kwegukana ikamba rya Miss Rwanda hatari ukuntu babigenjeje. Nuko rero abanyamakuru cyangwa se bamwe mu bantu bashaka bagerageza gushaka ubucukumbuzi ngo barebe ikirimo kiravugwa koko nimba ari ukuri, baza kugaragaza bavuga ko mu bakobwa bose bagiye bitabira amarushanwa ya Miss Rwanda, ngo byagaragaye yuko uyu musore cyangwa se uzwi ku izina Prince Kid ngo yajyaga basaba kugira ngo baryamane, cyangwa bamwe ugasanga ngo arababwira ati ngo bagirane urukundo runaka gutya na gutya, ngo ashobora ko yabafashamo kugira ngo babe babasha kwegukana ikamba rya Miss Rwanda. Hazamo n'abandi bagiye berekana ko harimo na kata zindi nyinshi cyane. Muramwibuka Jolly ubwo bari bageze kuri final, hari amwe mu magambo cyangwa se zimwe muri message yashatse gukopeza uwo bita Miss Muheto. Dusubiyeho inyuma muribuka hari amagambo Jolly yavuze akiri nawe yari mbere yuko aba Miss, ni nayo magambo Muheto nawe yaje kuvuga ku munota wa nyuma mbere yuko yegukana iryo kamba rya Miss Rwanda. Nyuma yaho rero haza gukomeza havugwaho amagambo menshi cyane muri company itegurira irushanwa rya Miss Rwanda, nguko harimo umwuka utari mwiza, harimo amagambo menshi agenda avugwa cyane, ariko abantu benshi banga kubyitaho cyangwa ntibabihereza agaciro. Ariko nyuma yaho nibwo rero Miss Rwanda imaze gutangwa ari we Muheto wegukanye ikamba, nibwo yahise ashaka kuvuga ati amabanga yose abera muri Miss Rwanda ngo reka yashyire hanze. Abantu bagira ngo ni ibintu biri blague cyangwa ibintu by'imikino. Nibwo rero haje kugaragara voice cyangwa se audio igaragaza ngo Prince Kid arimo kuvugana na Miss Muheto, amubwira ati ngo nyamara aramukunda, ngo abishatse yamufasha ku buryo ashobora kwegukana ikamba rya Miss Rwanda, ngo usibye no kuvuga ngo ikamba rya Miss Rwanda hari n'ibindi bintu ashobora kuba yamufasha mu buryo cyangwa se mu mibereho y'umuntu. Ariko abantu benshi bahita batangira kubikururaho, babivugaho ayandi magambo atari meza, batangira kubigaragaza ukundi kuntu. Nuko rero nibwo hahise hatangira kuvugwaho rero government y'u Rwanda itangira kuvuga yuko ibyo bintu byose bigomba kujya hanze, kuko nta ugomba guhohotera abari cyangwa abari b'Abanyarwanda, abakobwa b'Abanyarwanda. Nibwo rero baje RIB yaje gukora ubushakashatsi cyangwa se genda ngo bashake amakuru koko nimba muhama yuko uyu musore ibyo bintu abikora. Nibwo yaje gutabwa muri yombi rero, haza kugaragaraho imanza ze bakashaka kuzishira bwihishwa ku buryo abantu badashobora kwitabira imanza ziwe, ariko we agasaba kugira ngo urubanza rwiwe barushire muri ruhamwe, abantu bose bumva urubanza rwiwe, ariko ugasanga urukiko rwo ntago rubishaka.
nyuma yaho rero iyo nkuru ndiza ko muyizi n'uburyo twagiye tuyibasobanura, ariko uyu munsi ndashaka kukubwira mbere yuko rero Prince Kid afungurwa kabisa, dore ko yaje kwakirwa cyane kuri gereza. Akivayo hari abanyamakuru benshi cyane, hari abantu benshi ndetse n'ababadrama bari bahari n'abandi bakora mu itangazamakuru, bose baje kumwakira bamuhereza ikaze ko agarutse mu buzima yarasanzwe arimo. Nyuma yaho ngaho rero akisohoka nibwo haje kugaragara umwe mu bakunzi we kabisa yuko nawe yigeze gufungwaho azira iyo case, ivugwa yuko ngo nawe asinya impapuro mimbamo ngo zigaragaza yuko ibyo bamubaza ko Prince Kid atigeze abikora, ariko we wabubonaga yuko bashaka kugira ngo asinye impapuro cyangwa se yerekane impapuro yuko icyo kintu Prince Kid akikora, ariko we aza guhagarara kigabo aravuga ati ntago yigeze akorerwa ibyo bintu kuko yarazi uwo yararimo aravugira. Rero amara gufungurwa iryo joro ntago byahise birangira, dore ko yahise nawe aza mu gitaramo cy'umwe mu bahanzi ba Nigeria bita Joboy, aza kugaragara muri tribune y'icyubahiro hejuru yicaranye kabisa n'umwe mu bakunzi be kabisa, bari mu rukundo kabisa, we n'uwo mukobwa bita Elsa wabayeho Miss kabisa. Abantu ubona yuko babyishimiye cyangwa se yishimiye yuko hari uwagarutse mu buzima bwe kabisa, yarategereje, dore ko byari biryoshye kabisa, nubwo abantu benshi bahise babibona bakatangira gukeka ibindi, ariko iki gitaramo ngarutseho kuri iki gitaramo cyari igitaramo kiryoheye abantu benshi, cyashimisha abantu benshi, ubwo Bruce Melody yageraga ku rubyiniro ashimisha abantu, ndetse na Christopher hamwe n'uwo bita Bushari, mbese ibintu byari udushya gusa. Noneho hanyuma niho haje kugaragara Joboy akandagira ku rubyiniro kabisa, abantu bose baravuga ati oh perfect, akomeza twongere atwereke umuziki uwo twe dutegereje, kuko niwe twe twaje kureba, dore ko turushigikiye umuziki nyarwanda, ariko hari n'abandi baba batuzanye kabisa. Ndakubwira rero ahangani kuri The Truth Inside ni nk'ibisanzwe, uri kumwe na Bati Chris. Kwibutsa gukora subscribe wowe utarabasha gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kwakira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Yes, ni keep in touch rero, mu mwanya turacyari kumwe nkugezaho ibirimo biravugwa hirya no hino mu isi.